umunyarwenya, umukinnyi, umwanditsi ndetse n'umuyobozi wa filime. Uyu mukaba mumumenyereye ku izina rya Charlotte, ariko amazina ye yose akaba ari Charles Spencer Chaplin. Akaba akomoka mu Bwongereza i Londres. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1889. Urugendo rw'ubuzima bwe akaba yararusoje mu mwaka w'1977. Amwe mu magambo y'ubwenge ndetse n'ubushishozi uyu mugabo yatubwiye ndetse yasize avuze, yaragize ati: abantu beza ku isura ntabwo buri gihe aba ari beza ku mutima, ariko abeza ku mutima bahora ari beza ku isura. Jya wubaha ukuze igihe uri muto, ufashe umunyantege nke mu gihe ufite imbaraga, nukosa ubisabire imbabazi, kubera ko umunsi umwe mu buzima nawe uzasaza kandi uzagira intege nke, uzagwa no mu makosa. Menyereza ubwonko bwawe kubona ibyiza mu bihe byose. Nta gushidikanya mu buzima, uzahirwa mu buzima bwawe nukurikiza inama ugira abandi. Ibanga ryasohotse ndiba rikiri ibanga. Nufatwa n'uburakari uzahitemo kwicecekera. Ibibazo ni bimwe mu bigize ubuzima. Uko umuntu abyitwaramo nibyo bimugaragaza uko ari. Mu bigize ubuzima harimo n'akababaro. Noneho inshingano zawe ni ugushaka ibyishimo. Isura nziza izahinduka, umubiri uteye neza uzahinduka, ariko roho nziza izahora ari roho nziza. Igihe cyahise cyari amasomo, igihe urimo n'impano, ndetse igihe kizaza n'izo mbaraga zawe. Ntiwavukanye gutsinda, ndetse ntiwavukanye no gutsindwa, ahubwo wavukanye amahitamo. Jya ubabarira abantu bose mbere y'uko ujya kuryama buri joro, kugira ngo uryamane umutima ukeye. Uzajya ufungura umunwa wawe mu gihe ibyo ugiye kuvuga ari byiza cyane kuruta igihe ucecetse. Uzemeranywe n'amarangamutima y'umutimanama wawe, kuko ari ubutumwa buturuka muri roho yawe. Ntukemere ko ibitekerezo bibi byinjira mu mitekerereze yawe, kubera ko azaba ari urwiri ruje kwangiza icyizere wifitemo. Niba wumva waratakaje ibintu byose, ibuka ko igiti gitakaza amababi yacyo buri mwaka, ariko kandi kigakomeza kikabaho gitegereje ibihe byiza. Umugabo ukomeye kurusha abandi ku isi ni uwizerwa byimazeyo n'umugore. Umuntu ufite ubuzima bwiza agira ibyifuzo byinshi, ariko urwaye we agira icyifuzo kimwe gusa. Mfite ibibazo byinshi mu buzima bwanjye, ariko iminwa yanjye nta kibiziho, ihora imwenyura. Indorerwamo niyo nshuti yanjye magara, kubera ko iyo ndize ntijya inseka. Menya ko buri gihe abanzi bakwirakwiza ibihuha, injiji nazo zikabikwirakwiza, ariko ibigoryi byo bikabyemera. Data yambwiye ko hariho abantu b'ibyiciro bibiri: abatanga ndetse n'abahabwa. Abahabwa barya neza, ariko abatanga baryama neza. Uko waba umuntu mwiza kose, ntihabura ugufata nka sekibi mu mateka ye. Nta ntungane iri muri iyi si. Niwirinda abantu kubera amakosa bakora, bizarangira uri wenyine. Uca imanza nke ukunde cyane. Umenya neza umuntu uwo ari we iyo nta nyungu akikubonamo mu buzima bwe. Buri muntu agira ubumenyi n'impano, ariko si buri wese uzi kubikoresha. Ntuzigere ubabazwa n'uko icyemezo wafashe mu buzima bwawe bwite hari abo kibabaza, kubera ko inshingano zawe atari ugushimisha abo bantu. Injiji ibyemera iba ari inyaryenge kurusha injiji yiyemera nk'inyaryenge. Icyemezo cy'ingirakamaro kurusha ibindi wafata ni igituma wishima. Ngayo rero amagambo yavuzwe n'umuhanga, umwanditsi ndetse n'umukomediye Charlotte. Njye wumvaga
nitwa King Video.